umuntu ashobora kwibaza kubera iki Kennedy iryo zina kuki atari rishyashya mu matwi y'abantu benshi. Ubwo ni ku mpamvu yuko wenda bamuzi mu bintu byinshi. Ibyo bintu byinshi byo dushaka kumenya. Ibyo bintu byinshi byo dushaka kumenya kugira ngo n'umuntu wakekaga ko wenda Kennedy yumvaga ari nk'umuturanyi we wenda atari wowe umurangire umubwiye ati wambonye aha wambonye hariya wambonye aha wambonye hariya noneho agenda kwibuka. Oh cyane. Muri make urebye umuntu witwa Kennedy ninjiye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu rwatubyaye muri 1994 nibwo ninjiye mu Rwanda. Mu Rwanda ntarwo narinzi ariko ninjira mfite indi sura ariko ninjira mfite izina rya Kennedy. Ibintu rero natangiriye ku bintu bijyanye na studios. Nari DJ wa club. Yuza ko buri hano 94 najya kukubwira club yitwa iriya y'Inyamirambo yitwa Sun City. Sun City nyuma y'intambara nige wabanje gucurangiramo. Abo nige wabanje gucurangiramo nka DJ. So ibyabaye nuko banyibye baranyibye banyibya ibyuma n'iki byose ndahava ariko nkomeza kuba DJ mfite na studio ngurisha music n'iki byose Iremera tuhashinga indie club ya mbere yari Count Africa noneho tujya Sun City ya gatatu tuba tuje hariya ho Restoration Church yari iri buri iriya nyuma y'intambara hariya nayo nahashize boîte. Abo hari boîte. So noneho iza kuba na Vision Club 2000 nyuma patro waha murumuna we witwa Pascal aza gukora indi club yitwa Millionaire. Nanone ndagenda mba DJ wa Millionaire muri Millionaire ukivuye muri Hotel Diplomate ariyo mureba Serena hari. So nibindi byinshi no kuba MC muri Bralirwa 9 expose itangira buriya zatangiye 9 twatangiriye muri LDK lycée de Kigali hariya niho expo zatangiriye mbere yuko zitangira kwamamara zikajya Igikondo. Iya mbere na mbere yatangiriye hariya LDK nige wari MC. So nkaba promoter rero w'ibintu bijyanye n'ibyo kunywa n'iki icyo gihe nari DJ Carlos. Niko bakwitaga icyo gihe. Yes, ni DJ Carlos ni izina ryanjye burya narikundaga cyane nuko naje kurishyira ku ruhande ariko no kuva na mbere ntaraza hari abantu benshi banyitaga Carlos barabizi. No muri Uganda aho twaturutse nari umuntu uzi kubyina cyane. Ubu na Uganda buriya natwaye igikombe cya best dancer in the country. Inani kabiri mu 1982 natwaye igikombe cy'umubyinnyi wa mbere mu gihugu. Yeah, I remember that. So ariko theatre yo narayikinaga kuko yo nayitangiye kera nkiri umwana muri primaire ngira ngo mu mwaka wa gatatu primaire nibwo natangiye gukina amateatre. So nkina amateatre bityo nta shuri nagiye mu ryabyo kugeza icyo gihe kugeza aho twaziye mu Rwanda twakinaga kuko theatre mu Rwanda muri Uganda yatangiriraga muri baseline yayo yabaga ari amashuri mato primaire hasi niho twigiraga. So mu Rwanda rero mbanije muri film yanjye ya mbere muri 1999 film yitwa 100 Days. Niyo yari film yanjye ya mbere nakinnye. So nkomeza gutyo kugeza igihe naziye muri mashirika ubwo cinema hano mu Rwanda film zari zitaratangira kwitwa iz'abanyarwanda zikitwa iz'abantu bo hanze the international films. Ariko mashirika yo yari hari kuko mashirika yo yagiyeho 98. So dukina amateatre n'ibiki byose kugeza igihe nijiriye muri film noneho. So mba mbigize byombi mfite theatre mfite film kandi hose ndahari. Urahari. Yeah. No kuvuga ngo Kennedy
ahubwo rero Kennedy twari tuzi Kennedy wundi utari uyu kuko ntari byinshi uyu n'undi muri jande wundi twungutse tutari tuzi ni ukuvuga ngo abari bazi Kennedy kuri film mwumvishe ko yabaye n'umu DJ, mwumvishe ko yabaye n'umu MC, yabaye n'umubyinnyi, ubwo hari n'ibindi wenda atatubwiye kubera ashatse kubivunagura, ariko mwumvishe ko yabaye ibintu byinshi mbere yuko aza muri cinema, kandi cinema yatangiye akiri mutoya uko yatangiye gukina, niba nabyumvishe neza watangiye gukina uri mu wa gatatu primaire. Ya ubu maze imyaka 43 ndi umukinnyi nkina.